Excellency hari ikintu kitubabaza cyane wenda nuko tutasobanukiwe mwanadufasha rwose the call to prayer ya mu gitondo iratubabaza ko yaravuyeho ari n'iki adana kuriya bahamagara abantu ngo bajye gusenga ntago bikibaho mu gitondo ntabwo bibaho mufite uriya warukwiye kumumenya ariko afite ibitekerezo bishobora gufasha kubaka mutinya babakangura mu gitondo ni ubundi ari amasaha niyo yo gukanguka n'ubundi muri sosiyete yacu y'abayisilamu hajemo icyo kibazo ndetse nari maze imyaka mike njye ubwanjye mbaye umusilamu ariko nyakubahwa cyangizeho ingaruka kugeza ubwo nisanze muri ba bantu 40 n'abandi bakurikiranywe n'ubutabera. Ndagushimira ko Sankara na Rusesabagina wabazanye mu Rwanda ukabashyira mu bucamanza kugira ngo bagaragarizwe ko ibyo bakoreye abanyarwanda inyabimata ko Imana itabishimiye n'abanyarwanda ko batabishimiye. Nashakaga gushimira cyane RMC ko yarateguye iki gikorwa. Ntabwo ari buri gihe umuntu abona President wa Repubulika imbere y'amaso kugira ngo tubashe kumubwira directly. Your Excellency mwatubwiye ko ubutaha mwe muzakora ibyanyu mukaza mutubaza twari icyo twakoze. Njye nashaka gusaba wenda ndibeshya ariko nibyo nabashe kubona turasaba RMC ko yashaho urubuga website ya RMC aho ibintu byose bigaragara very clearly tukamenya ngo komite ni yingiyi nk'umagazanga ndumudamu ako nago nzi nindushinzwe abadamu muri RMC. Hari abantu batazi nindushinzwe urubyiruko turifuza ko mu bidushiraho bikagaragara tukamenya hano hari abayisilamu bazi ikoranabuhanga sibyo babikora mu bahembe cyangwa ntimubahembe dukora n'Imana tubone ngo programme ziri gukorwa ni izingizi gahunda iri gukorwa ni ingiyi kugira ngo babeho nkuko Your Excellency mukunda kwivuga transparency rwose birumvikana ndetse abantu mukajya mubonaho mutangira ibitekerezo yarango ubuyobozi burabyumva. Icyanyuma nashaka kuvuga nkuko mu bizo by'igitekerezo twashaka gusaba nkuko mu Rwanda baro gahunda za leta habaho na private sector RMC twemerere mudo mategeko tugenderaho niba dukoze ikintu cyane kijyanye na Islam yaba ari education yaba ari business yaba ari ubuhinzi yaba ari ubworozi mutubwire ngo amategeko nayangaya ariko mutwemerano bafite ibitekerezo babikore RMC without taking over kugira ngo natwe tukontribue mu kubaka igihugu. Birasobanutse rwose. Mfite ibyifuzo bibiri bito cyane. Komeza. Your Excellency hari ikintu kitubabaza cyane wenda nuko tutasobanukiwe mwanadufasha rwose the call to prayer ya mu gitondo iratubabaza ko yaravuyeho. Ari n'iki adana kuriya bahamagara abantu ngo bajye gusenga ntago bikibaho mu gitondo ntabwo bibaho. Your Excellency turabemera ko ibyo biroroshye kubisuzuma nabyo bikaya indangagaciro z'umunyarwanda na kirazira bya kinyarwanda naho bitaniye n'ibya Islam ahubwo Islam inarenzaho. Turabemera ko muduhaye urubuga Islam nukuriza dufasha ari mu kugira isuku ari gukora business neza ari kwita ku baturage there's accountability n'ibintu bisobanutse strategies zikora neza. Turasaba muduha urubuga nkuko mwari duhaye RMC na iduha urubuga murarufite rwose nta kintu musaba. Yes mufite uriya warukwiye kumumenya ariko afite ibitekerezo bishobora gufasha kubaka. Hanyuma ibindi biraza local government icyo kibazo muze kukiga murebe ikibazo ni iki.
murakoze cyane. mutinya babakangura mu gitondo ni iki? ubundi ariya masaha niyo yo gukanguka n'ubundi. murakoze cyane nyakubahwa perezida wa repubulika. Ibiganiro byacu byaryoshye n'ibyo kwishimira, dushima Imana cyane. Uyu mubyeyi protocol nimuzanire mikro, bamuzanire mikro. ari wa reka arangize hanyuma uraza kukubwira igihe uvugira, reka arangize. murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. nitwa Sheikh Batajuma, nkaba ijambo ryanjye ntabwo ari rirerire cyane, ririmo gushima cyane cyane. nshimira Imana yaduhaye umuyobozi nkawe. icya kabiri nyakubahwa perezida wa repubulika, ndagushimira ijambo buri gihe ubwira abanyamahanga babandi baba bashaka kutujyana uko bashaka, ukavuga ngo sibo mana. ririya jambo iyo urivuze na Nyagasani uri mu ijuru arishima cyane. nyakubahwa perezida wa repubulika, iryo jambo uzarikomeze rwose. ikindi nyakubahwa perezida wa repubulika, ahantu hejeje u Rwanda n'abanyarwanda, abashaka kuhasubiza inyuma ni benshi cyane. ndagushimira ko Sankara na Rusesabagina wabazanye mu Rwanda ukabashyira mu bucamanza kugira ngo bagaragarizwe ko ibyo bakoreye abanyarwanda inyabimata ko Imana itabishimiye n'abanyarwanda ko batabishimiye cyane cyane, kandi ukaba warabahaye imbabazi kubera ko bazigusabye. mu izina ry'abanyarwanda ry'abayisilamu bose, Imana iratwumva burema. Imana iratwumva abayisilamu. iyo dutegeye Imana ibiganza, Imana iratwumva. tugusezeranije ko buri gihe mu masengesho yacu dusenge ya rusange n'aya buri muntu ku giti cye, ko tukuri inyuma tugusabira ku Mana kugira ngo uzageze abanyarwanda aho bifuza. iryo niryo jambo ryanjye nyakubahwa perezida wa repubulika. asante sana, asante sana. Murakoze cyane. Protocol yadufasha guhereza bariya babyeyi mikro. amazina yanjye nitwa Nsanzumuhire Jean Claude Shafi, nkaba ntuye hano mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. birumvikana nkaba ngize amahirwe rero adasanzwe yo kugira ngo mbone umwanya wo kongera kubashimira kimwe n'abanyarwanda twese muri rusange. tubari inyuma, aho mwadukuye hasubiyemo kenshi, havuzwe imyaka myinshi. nyakubahwa turabashimira. by'umwihariko havuzwe byinshi, ariko byatumye nifuza kugira icyo ngaragaza muri byinshi bishimangira ko ibivugwa biba ari ukuri kandi biba ari impamo. mu mabyiruka yanjye nakuze nkurira muri sosiyete itari y'abayisilamu y'abandi banyarwanda, mu myizerere y'abakristu. ubwo nari umujene, umusore mutoya, ngira amahirwe yo kumva indi myizerere yo mu zindi gahunda zindi harimo n'ubusilamu. nza kuba umusilamu hari muri 2012. abambaye hafi mu bamenyi b'abayisilamu bangira inama yo kugira umwanya muto mfata kugira ngo nige, cyane ko idini riri mu rurimi rw'icyarabu. nafashe uwo mwanya ndiga, hanyuma niga ubutumwa bwiza bw'amahoro, ubutumwa bwiza bwa Islam bwigisha umuco w'urukundo n'impuhwe
n'ibyiza byinshi nk'uko twagiye tubyumva dusanzwe tunabyumva. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, igituma mfashe uyu mwanya nagira ngo mvuge ko nubwo hari ibyiza byinshi cyane cyane hari n'ibindi bindi bijya biza kugira ngo bidobye binasubiza inyuma gahunda y'ubumwe bw'abanyarwanda, gahunda mwashyizemo ingufu ku myaka 31 kugeza ubu, ngira ngo nibutse abari kubyiruka n'abantega amatwi kugira ngo bongere bakanguke icyo kintu bakirinde, kuko cyambayeho kinangiraho ingaruka, ntinya ko cyagira n'abandi kibaho. Hari imyumvire rero yaturutse hanze, aho abantu baza bigisha imyumvire y'ubutagondwa, imyumvire y'iterabwoba, imyumvire y'ubuhezanguni. Niba mubyibuka nyakubahwa, mu mwaka wa 2016 imyaka irajya kuba 10, muri sosiyete yacu y'abayisilamu hajemo icyo kibazo, ndetse nari maze imyaka mike njye ubwanjye mbaye umusilamu, ariko nyakubahwa cyangizeho ingaruka kugeza ubwo nisanze muri ba bantu 40 n'abandi bakurikiranywe n'ubutabera. Ariko nkaba nshimira inzego z'ubutabera, yaba njye ubwanjye n'abo twari kumwe, koko twamenye neza ko ubutabera bwacu bw'igihugu cyacu bukora kandi bukorera mu kuri. Nagira ngo mbibashimire nyakubahwa. Ntabwo nari nzi ko umuntu yarenganurwa ku gipimo nk'icyo nabonye, ndetse abo twari kumwe bari 40 basaga 25 muri twebwe bararenganuwe koko bababere, ndetse n'abandi bahuye n'amategeko, bahuye no kugirwa inama, ndetse baregerwa bahabwa ibihano bitoya. Abenshi muri bo nyakubahwa barabirangije, ubu bari hanze bari kubaka igihugu, n'abasigayemo basigaye igihe gito bakaza hanze. Nyakubahwa mbibashimiye mbikuye ku mutima, ubutabera bw'u Rwanda burakora kandi bukora neza. Asante sana. Nagira ngo nsoze nkangurira urubyiruko rw'abayisilamu kutumva no kudatega amatwi no kudaha agaciro ubutumwa buturuka hanze bubangisha ubuyobozi bw'igihugu, bubangisha ubuyobozi bubayobora mu idini, yaba muri sosiyete y'abayisilamu no muri sosiyete zindi zitari iz'abayisilamu. Dufite urugero rwiza rw'ingaruka mbi z'inyigisho zo guca abantu mo ibice, zashingira ku madini, zashingira ku moko, zashingira ku bintu bitandukanye. Nyakubahwa, bwari ubutumwa bwanjye, bumaze imyaka 6 ndi hamwe n'abanyarwanda nubaka igihugu hamwe n'abandi. Mbashimiye mbikuye ku mutima. Urakoze cyane.